igice cyawe cya kabiri umurongo wa 12 gutangira 12 haravuga ngo kandi izahabu yo muri icyo gihugu ni nziza, iyo niho hari ubushishi buva ku giti bwitwa rudora. igice cya kabiri umurongo wa 12 itangiriro kabiri 12 ari no gusoma 12 oya wa 12 haravuga ngo ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzagikoreho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. gatatu umurongo wa 4 igice cya gatatu umurongo wa 4 kugeza ku wa 5. kandi haravuga ngo iyo nzoka igira umugore iti gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko umunsi mwakiriyeho amaso yanyu azahweza mugahinduka nk'Imana mukamenya icyiza n'ikibi. uwo mugore abona yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari cyo gikundiro, kandi ko ari cyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo aziryaho ahaho umugabo we wari kumwe nawe. aha amagambo ushaka kuvuga haravuga ngo Imana izi yuko na Satani azi yuko, ahubwo wowe uzi ijambo ushaka kuvuga baravuga ngo Imana izi yuko, Satani nawe azi yuko, wowe uzi. Ijambo rirakomeye cyane. Imana izi yuko, Satani azi yuko, wowe uzi. Mundebe abantu banyamurimo kwicara abandi kabandika iryo ni ijambo ry'umunsi. Imana izi yuko, koma, Satani azi yuko, koma, wowe uzi. Murabero Imana izi yuko, koma, Satani azi yuko, koma, wowe uzi. Question mark. Ubundi uwo mutwe w'ijambo ry'ukuri. Imana izi yuko, ugashyiraho akaboko. Satani azi yuko, akaboko. Wowe uzi. Question mark. Ntabwo byumvikana. Abandi ku muhanda abafite Bibiliya muzigumbure nta kibazo muzirebe. Dufatanye kugenda kuri uwo murongo w'umukozi w'Imana yasohoye. Kabiri 17 havuze iki? Kabiri 17 havuze ngo ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakijyeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Gatatu iyo nzoka ibwira umugore iti gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko umunsi mwakiriyeho amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana mukamenya icyiza n'ikibi. ariko reka mbaze ikibazo. Iriya nzoka najya kuvuga ni munebe hano, munebe kabisa, ubuke munebe none tusema mfano najya ngo twumve kwinjira Imana kuko iriya jambo yavuze yari izi neza kwinjiza uriya murongo wa 14. Ibyo yabwiye umuntu mwari burya kuri kiriya giti no gupfa muzapfa. Imana yari izi ko kuko umuntu ntakijya
microphone. Undi muntu uriya murongo wa cumi na karindwi dusubiremo umukozi w'Imana. ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa.